Bulldog witwa Bulldog wo nawe windashima iyo ndashima ngo ni Bulldog yagiye mu kiganiro kwa Lucky mu ndyarya ngenzize akavuga ngo abakadupromotinze ngo nabo binjiye mu muziki naragufashije naragukora ubuvugizi wowe kuri chemotherapy nkakuzanira amafaranga wowe hari n'igiheri cyatanu wigeze uma nigize nkubwira ngo tugabane witwa Fireman abo bose sinago nabakora ubuvugizi hari uwo nigize ngabana nawe ubona gabanye nawe akore post avuge ko namusabye cyangwa twagabanye ariko mwese murinda shima witwa Lukman Nzeyimana uwo nguwo ntabwo yahagaritse kuntumira mu biganiro sinamwandikiye ngambwa ndashaka kuza kuvuga ku muziki wanje gutya na gutya kumbe yari yaramaze kwinjira muri team y'uwitwa Bruce Melody ushaka ngo nawe gukontorora ngo umuziki nyarwanda yamaze kwinjira muri team iramwanduzira amubwira yago mu mukomanyirize yago ntimuzongere kumutumira yago ntimuzongere kumuha ibiganiro kuri radio na televiziyo Rwanda witwa Lukman w'indyarya umunyamakuru wa mbere w'indyarya mu Rwanda mufite mwebwe mutanazibye ukorera igitangazamakuru cy'igihugu ariko wirirwa afasha bamwe akica abandi ntagafasha bose hari abafasha kuko yahawe gutya umuryi wa ruswa nyinshi cyane witwa Lukman Nzeyimana umuryi wa ruswa nyinshi cyane harya ruswa uwo ngo ni umugome cyane harya ruswa nyinshi z'abana mubaza abana bari muri diaspora amafaranga bamuha mubaza abana bari i Kigali udufaranga ajya bakuramo kandi akorera igitangazamakuru cy'igihugu arashaka kwibalansa arashaka kuba gatambo arashaka kuba ari kwa Debeni arashaka kuba ari kwa Bruce Melody arashaka kuba ari kwa Yago arashaka kuba ari wowe uri agatambo wowe urinde wowe uri agatambo kandi wowe ukorera igitangazamakuru cy'igihugu gabanya ubwo bugoryi urimo gabanya ubwo bujiji mwubaka igihugu mureke gusenya igihugu